Right, nizere ko umeze neza cyane ngo ikaze kuri Factor RW nkubwira ko mu Rwanda ibikomeje kuvugwa cyane mu myidagaduro ari serukiramuco riteganyijwe muri sama cyangwa se mu mpeshyi y'umwaka 2026 ni serukiramuco risanzwe rizwi nka MTN YACU Muzika Festival. Kuri ubu rero iri serukiramuco rigiye kuba ariko kandi riraba rifite umwihariko ugereranyije n'imyaka yatambutse. Primus Guma Guma Champions, Primus Guma Guma Champions igaruye abahanzi mwakunze cyane kuri stage, igaruye abahanzi mwakunze cyane muri sama, ariko kandi banashimirwa ko bitwaye mu rugendo rwabo rwa muzika, banahabwa ikamba ryo kwitwa aba legend, cyane ko irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar benshi barabizi uburyo ari rimwe mu rushanwa yavuzwe cyane, ari rimwe mu rushanwa yagarutsweho cyane muri muzika nyarwanda. Primus Guma Guma Champions aba nabatwaye Primus Guma Guma, ariko kandi nyakwigendera Jay Paul Rest in Paradise hazabaho igihe cyo kumwibuka mu bitaramo byose bya MTN YACU Muzika Festival. Oh my god, ibi ntibisanzwe, ni ibihe bidasanzwe mu by'ukuri, guhuza imbaraga, guhuza ibitaramo bibiri mu myaka nk'iyi ni ibintu mu by'ukuri biboneka inshuro nke zishoboka. Primus Guma Guma Champions harimo abahanzi begukanye amarushanwa ya Primus Guma Guma Superstar. Muri kiganiro rero ngiye kubwira abahanzi barindwi bazaherekeza abahanzi maze ukubwira mu iserukiramuco rya MTN YACU Muzika Festival, ariko kandi binyuze mu kiswe Primus Guma Guma Champions. Bivuze ngo Primus nayo iracyahari muri industry nyarwanda, iracyari ready kuba yashora amafaranga muri muzika nyarwanda. Ngo ikaze, and of course nyine MC Kudusi, kora subscribe ubundi the ghost nkobagire story hanga. Factor RW. Oh my god. Wow. Hey, that's pretty good. The hub of content. Are you serious? Menya makuru by'abamare mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hamwe na MC Kudusi. Factor RW. Every year we've seen this platform grow bigger, attract more Rwandans and generate greater excitement. And as Joseph was mentioning, this year we wanted to make it even more special and more exciting. So we are very proud to announce that Primus will be bringing Guma Guma Champions as special guest performers across the tour. Ibyatangajwe n'ubuyobozi bwa Primus bwo bari muri press conference bagaragaza mu by'ukuri ko muri iri serukiramuco rya MTN YACU Muzika Festival bagiye kugarura abahanzi b'ibyamamare mwakunze, barimo itsinda rikomeye cyane, itsinda rya Urban Boyz, rimwe mu matsinda abanyarwanda bakunze n'uyu munsi. Zimwe mu ndirimbo zabo turacyazibyina mu bitaramo bya MTN YACU Muzika Festival bizatangira tariki 20 Kamena kugera tariki ya 2 Kanama. Abahanzi barimo Bruce Melody, Urban Boyz, Riderman, Knowless Butera, Platini P uzaba uhagarariye itsinda rya Dream Boys, ndetse na Tom Cruise. Aba nibo biswe aba champions baguma guma, ni nako byanagenze. Riderman cyangwa se Gatsinzi Emery azataramira abanyarwanda mu gitaramo cya MTN YACU Muzika Festival kizabera mu karere ka Musanze. Bivuze ngo kuri liste y'abahanzi bari batangajwe ko aribo bazataramira abanyarwanda muri iri serukiramuco rya MTN YACU Muzika Festival barimo Davis D, Kevin Kade, Kenny Soul, Bushari, Chris Easy, Marina ndetse na Rose Khan, haziyongeraho n'umuhanzi Riderman.
ariko we azaza muri cyiciro cya Primus Guma Guma Champions. Nako bimeze ku muhanzikazi Butera Knowless, aho azagaragara mu karere ka Muhanga mu bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival, ataramira abari aho mu karere ka Muhanga nyine, aniyongera kuri abahanzi bose maze kubwira mu kanya gato bazazenguruka igihugu. Ni mu gihe kandi umuhanzi bita Tom Cruise azataramira Nyagatare. Aho ngaho Nyagatare nizere ko meze neza cyane. Tom Cruise niwe muzaba muri kumwe mu bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival. Ngoma District yitwa Bruce Melody bamuzanye Ngoma. Nkibutse ko kandi Melody afite ibitaramo nawe bizenguruka igihugu ari kumwe na The Ben. Ibitaramo nabyo dutegereje updates zabyo mu minsi iri imbere. Bruce Melody rero azaba ari hariya Ngoma mu bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival. Mu gihe kandi Platini P uzaba ahagarariye itsinda rya Dream Boyz, cyane ko TMC we ntawo hari, azataramira abatuye mu karere ka Huye. Nizere ko mumeze neza cyane aho ngaho, nizere ko ari fresh sana. Platini P muzamwakira fresh, nizere ko rwose ibintu aho ngaho nta mutima mubi, ari ukumwakira neza cyane. Platini P aziyongera kuri abahanzi afata nk'abarumuna be muri game mu bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival. Azabataramira abazabikunda, muzajyayo kandi ndizera ko bizaba ari fresh sana. Muri press conference yabaye hagaragajwe ko Jay Polly rest in paradise kuri Jay Polly. Muri ibi bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival hazajya habaho umwanya wo kumwibuka. Muri ibi bikorwa bya MTN Wacu Muzika Festival bafashe umwanya wo kuzaha icyubahiro nyakwigendera Jay Polly. SP6 toothpaste, uyu ni umuti w'amenyo ugufasha kugira amenyo meza, akanwa gahumura neza kandi gafite ubuzima bwiza. Uyu muti kandi wifitemo ubushobozi bwo kurwanya impumuro mbi mu kanwa, ndetse kandi ugatuma amenyo yera mu buryo karemano. Ni umuti mwiza cyane ko ufasha gukomeza ubuzima bw'akanwa. SP6 yifitemo impumuro nziza ya mint, tandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa, ndetse kandi abifuza ko amenyo yanyu aba urwererane, uyu muti urabafasha. Kubifuza kurangura muduhamagare kuri 078 5karindwi 84 SP6 Super Probiotic Toothpaste. Uyu ni wo muti nari nkeneye pe. Nibyo rwose, reka nongere nibutse abantu bafite business zabo bifuza ko tubamamariza binyuze mu biganiro dukora muri Factor RW. Amarembo rwose twayuguruye, muzane ibikorwa byanyu tubyamamaze, turabakorera publicité mu buryo bwa kinyamwuga, sikwana ubuhanga rwose n'ubushishozi. Hanyuma kandi RIB yo yamaze gufunga umuhanzi witwa Yampano. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi uwo Rizagwira Florier wamamaye mu muziki nka Yampano. Yampano nk'uko nabigarutseho mu kiganiro nakoze mu mpera z'icyumweru, akurikiranweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho ndetse no kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi, nk'uko aya makuru yahamijwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Biteri. Abandi umaze kumva ko bari mu kazi muri MTN Wacu Muzika Festival. Yampano nk'umwe mu bahanzi rwose nabo bari mu bihe byiza byabo mu muziki nyarwanda. Ntabwo mwifuriza na gato kubona ari mu gihome ho umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, cyane ko yaba atakaje, yaba ahombye ibintu byinshi mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Nk'umuhanzi wahita byumva cyane mu mwaka umwe akazi yagakwiye kuba akoze. Amakuru haramya ko ibi yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye. Icyakora ngo nyuma yaho ngo amenye ko yarezwe, ngo yaje gutoroka
akomeza gushakishwa. Ya mpano ngo ahaboneye ko nta maherezo, ngo yaje kuva aho yari yihishe yitaba ubugenzacyaha. Kugeza ubu ya mpano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, ni mu gihe kandi iperereza rikomeje ndetse na dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu muhanzi ngo yahohoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko kandi biza kuba bibi kurushaho ngo ubwo yamugongaga. Ngira ngo ikiganiro twakoze ubushize mu mpera z'icyumweru mwaragikurikiye, niba utaragikurikira rwose ujye kucyumva, kirimo ukuri kose. Birasaba gukurikira akantu ku kandi, ko nagusezeranyije ko andi makuru azaza nayo nzayakubwira ahangaha. Uyu Vava uvuga ko cyangwa se wavuze ko yarasanzwe ari fiance cyangwa se akundana n'uyu muhanzi, muri iki kiganiro nakoze yumvikana avuga ko uyu musore ngo yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka bivuze. Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na ya mpano wafashe indi ntera tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu muri 2026. Iyi tariki muyandika ku ruhande, tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Vava na ya mpano. Icyo gihe ngo yari kumwe na ya mpano mu modoka bagiye muri sauna. Urumva, yavuze ko icyo gihe ngo yasabye ya mpano kureka gukoresha telefone igihe atwaye. Ako konyine amusaba kureka gukoresha telefone ngo igihe atwaye. Ngo ibintu ngo ya mpano ngo byaramurakaje, ngo kantu ngo karamuriye, ngo karamukorogoshora karamwinjira be. Urumva, ya mpano yagizaho ngo amutegeka gusohoka mu modoka yaratwaye. Listen, urumva ikintu bapfuye ngo nta kindi cyabaye. Ya mpano ngo yamusohoye mu modoka. Umukobwa ageze hanze nawe ngo afata moto, akimara kwambara kasike, ingofero y'abamotari, ngo yarebye inyuma abona imodoka, umusore rwose ngo umuvuduko arawongera, umuvuduko ngo wari wabaye umuvuduko, arabagonga. Ibi ni ibikubiye mu nkuru yakozwe n'ikinyamakuru igihe.com ifite title ivuga ngo RIB yafunze ya mpano. Inkuru zo ni nyinshi cyane. Niba ubana nanjye mu biganiro bitandukanye, kora subscribe, hanyuma muri comment umbwire ko turi kumwe gusa, ubundi unambwire story wifuza ko nkubwira ahangaha, ubundi twiganire kuri entertainment nyarwanda, amakuru agezweho y'ibyamamare muri creative industry yose kuri Factor RW urayumva kandi ukayumva mu buryo bwiza. Ngende MC Cruise, wakoze cyane, komeza. Ikigona cya Nutrition and Market kibazaniye amahirwe adasanzwe yo kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bagufitiye ibicuruzwa byiza kandi byizewe. Ikirenze kuri ibyo kandi bagufasha gutangira ubucuruzi bwabo, ibigufashe nawe kwinjiza amafaranga, bityo ukabasha kwitunga wowe n'umuryango wawe. Mu Kigona cya Nutrition Market turaguha amahugurwa ndetse n'ubujyanama byose ku buntu. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri nomero 078 5 7 84 063.